Ninde? Yo muntu. Shaka iki? Muzete boss. Bitese. Ushaka iki? Ndashaka akazi. Akazi kajyanye n'iki? Kariko kose ariko nyine ko mu rugo nyine nagakora. None ko ntabahari. Ntabahari. Akazi niko kanzanye ntago nagenda nakabonye kabisa. Ntago byashoboka. None ko bagiye ku kazi urabategereza. Ndicara mbategereze wa. Oya nta muntu ujya wicara aha ku gipangu. Oya ndicara mbategereze. Oya nta muntu ujya wicara aha ku gipangu. Hano biba bibujijwe. Umuntu ujya we umukobwa njye yabaye nanjye ngo ndi gusoroma amaboga. Ntago tubizi natwe twasanze ku bisasi irgira nyine. Ari kubasha kuvuga se? Oya, nta kintu na kimwe ari kuvuga. Niko muko. Musanze. Ko nzi kariho nshuti ye magara. Uyu mwana wanjye kibazo afite ubu ntacyo uzi koko. Ukuntu bigenza nyine Musanze. Nyaboneka muva mu magambo mutabara vuba ataza ku. Cyabamufashe nyine nk'inshuti hoya ninjye nawe twari turi kumwe twenyine ahubwo hari ibintu mubwiye mbona hisagwa hasi. Umubwiye biki? Akasaba abantu murabona umuntu ameze nabi murara mu magambo. Umwana wanjye umubwiye ibiki bitumye amera ko sheri we yapfuye mbona hisagwa hasi nta kindi kintu. Ngo sheri we yapfuye? Cyapfuye se nibura? Numvishe ngo cyarapfuye sembe. Kanzana amazi mushimye ko cyarapfuye ahubwo birananeze. Mutabare ariko ata imisozi yose umuntu amumarukanye ibaza agiye gutyo gusa. Ese burya cyanapfuye? Niba ariyo ngegera yapfuye wenda umwana wanjye ari buzanzamuke. Ndabona wagira haracyari muzima. Mwana wa? Ndabona haracyari muzima rwose. Munyeguze. Karazanzamutse akana kibondo cye. Ko afite ubwoba habaye iki? Ko afite ubwoba. None ari kumunga se. Nsimbize ndabona afite ubwoba. Kubera iki udashaka tuza. Mwana wanjye mwamuhaye ibiki biri gutuma munga se kandi Tuza se. kibondo cyayo. Mama ni wa mwisho mama ni wa yishe ndibyo. Yewe kibondo. Tuza tubwire. Uyu mwana wanjye se bamuroze. Tuzanire mu nzu kibondo cyayo. Turahari. Kibondo cyanjye ngwino mu nzu. Mumunzanire mu nzu. nta kintu kugira tugende mu nta gutwara Humura. Kubera iki se? Cyane ibintu yareshe Simone. Niwe wishe Simone. Oya ntago namwishe kibondo cyanjye. Tubanirure mu minzanire ko se umwe ko kutamunzanira mu nzu. Oya nta gutwara. Tujyana muvugane bajya gutwara. Ibintu ndabigira. Mbona se yahahamutseho. Ikigaragara cyo nagashaka Mbona yahahamutse. Ikigaragara cyo nashaka kukureba ashobora kuba afite ikibazo. Oya nta gutwara ariko. Tugenda Mwamujyaniye mu nzu. Na mama wawe. Mwana we jya mu nzu tuganire basi. Ntabwo ari jye wamwice. Kanjyanye. Ke baba we. Humura turahari wowe. Mumujyanire mu nzu mumunyigishirize rwose. Allo? Mwaramutse. Nari ndimo gukora kuri ya raporo wari wanyatse nimugoroba. Nendaga kuyirangiza ariko hari data nanimbuzemo ndagira ngo uzinyohereze kuri email nazo mbe nazishyiramo kugira ngo dossier ibe yuzuye. Yeah, okay, nari bikore cyane murakoze. Yeah. Oui. Baby bimeze My Bugatti.
inzizi. Umva nyine ni imihanda. Simbanze nyingi yo gatoya. Karibu. Sha umva nari su wabyo. Ya. Sha. Nyine sanze nari ndi no mu kazi. Yego. Boss yari yamaye raporo yo gutanga ariko kambe nkaretse nyine nubundi hari n'ibintu atari yanyuza kuri email. Shana niko kumbuye ewana kabisa. Shanya na gwabyo. Nikos. Oya da. Ntibishoboka. Reba. Allo. Mama Juni. Gira oya nyarutsa zana imodoka no ku muhanda. Nyarutsa gutabara umuntu hano hari umuntu wahaguye rwose nyarutsa zana imodoka ashobora kuba nashonje cyane. Yego nyarutsa. Nyarutsa niho ndi hano ku muhanda ariko nyarutsa cyane ndabizi ibyo bagure byanyu byo gutinda nyarutsa. Sawa. Mwiriwe. Yego ye. Meze mute? Meze neza. Mara hari se? Ntawe uhari. Meze mute se? Tumeze neza. Wamushakaga cyane se? Namushakaga nyine nanje kureba icyemezo cy'imico n'imyifatire. Ntawe uhari nibwo akigenda ariko ashobora kutabanguka. Ashobora kutabanguka. Harya se we twigeze guhura muri rya shyamba ngiye guhingana? Ninjye twahuye cyane. Gorata arayenda kurebye mpita nkwibuka. None se niba utihuta cyane wabikuzana agatebe aho wicaye ukamutegereza. Nta kibazo uzana nyine. Wicare neza ukagwada yacu sinzi ukuntu neza. Ko abantu baba batanareshya. Amakuru se? Amakuru ni meza. Ubushize ntabwo twiyeze. Atari. Nanjye nabaraga wihuta. Ugiye guhinga Ako mudugudu afite umukobwa mwiza. Siko wajyanaga yakubyaye.
oya nta bwiza ntabwo nukuri cyagiye ntabwo nakwitegereje nimba ko ari ugiye guhinga shabu uretse gato mbanze sevingeho ese n'ubu uri mu kazi sheri wamaye umwanya burya baby ubu ngubu ni mimi na wewe nyine ibintu by'undi wafunze mashini ya n'ubundi nta kazi kandi ndasevinze nyine ubu ngubu birabaye yego sheri ngiye mbana nakwikumburiye nawe ntabwo bizi ngewe yesu hari mba nkutekereza ahubwo nibaza niba n'akazi kanjye nkakora neza sheri nyine umva nari mukumbi noneho rero nagiye ninda mu nzira ambutiyaje ibintu nk'ibyo nyine byari hatari ariko nyine finally urahageze uri uwanjye yego gira ushyiraho ngo wese ndahabaye pe noneho ukuntu ureba ndeba ukuntu ureba noneho nkibaza uri uwanjye koko ego nyine ntanjye nkumva biranshanze aha tekereza ubwo se urumva ntabwo wande koko nta n'undi muntu nyine uhari wumva utuje nta muntu nyine merci beaucoup nta muntu umpanganiye nawe sha baby kuri ntabwo wabyumva ukuntu usigaye mukunda yego shangiye koko kugukunda byo bimbamo tu nta nubwo nanatekereza ngo nsigaye ngukunda ahubwo se n'iryari nigeze nkwanga sha nyine tekereza mba ngutekereza buri saha buri segonda ntumbeshya buri saha buri segonda nge ubundi kugukunda sibyo bintuyemo bimbamo ntabwo ari ibintu nshakisha rero kukubwa ngo nsigaye ngukunda ibyo byahozeho ndumva nishimye sha ariko bu ntabwo uzi ukuntu nyine mba numva yaba utaraje mu buzima bwanjye ukuntu ari kuba ubuzima bwanjye numva bumeze yego sha bwari kuba ari bubi ntekereza ko wenda naba naranipfiriye yego sha nyine nanjye mu buzima bwanjye wari ukenewe yego kandi nyine ndahari kubwawe shabu ntabwo wakumva ukuntu urukundo ruba ruri kugurumana yego se cyewe numva nenda gushya ntabwo ari wowe wenyine sha nyine urareba uvuye state se ntabwo wumva urukumbuzi nari nkufitiye ahubwo ndumva nagufata ewana nyine kubera urukumbuzi okay nase twapanze ahubwo tukazasohoka yego when ryari ahubwo igihe uzaba ufite ofu nzaba mfite ofu ubwo ngiye kubipanga ku kazi nyine mbe ntayaka turebe nshaka gusa nyine njye ibintu byose uzabimbaze nzabikubaze akosha warasaze oya sheri ntubihakane urumva ibyo bintu birimo kuvuga oya se kandi wiga ya uretse manze nkubwire ibyo bintu uri kuvuga uri kubyumva jewe rumva ngiye ndumva nshaka yuko nyine ibintu byose ubimbaze kare kuzabaze uravuga ngo nta nkoko kazibika isake hari oya se ntabwo rero we wagenda ngo wishyure ako sheri ngiye nagutanze wantanze nyine nibyo ariko ni igitekerezo wampaga ntabwo ari itegeko ntabwo ari itegeko ngewe twumvikane ni ngewe uzishyura sibyo biru ni iyanjye ikibazo ugiye kubirakara okay nta kibazo ntabwo narakara nkufite ariko nyine urumva ko niko bigomba kugenda ubwo ngiye gupanga nyine ako noneho ubutaha ngo ni ngewe nacyo tuzabikora oya tubyumvikaneho tubyumvikaneho ni ukuri uramutse wongeye kubihakana nanjye ntabwo twabyumvikana ndi bubihakane mu bebe nta kintu naguha pe nta kintu naguha ahubwo bu ndumva nananiwe naraye mu kazi ubungubu nyine ureba usanze n'ubu nari nkikarimo ndananiwe pe ndumva kujya kuruhuka okay ariko nta kibazo nta mpamvu yo kukunaniza mu mutwe nanjye naje kujya ngo muruhure katugende okay numvaga mukumbuye mama shangiye ntabwo wabyumva yego ko wagira ngo Imana ijya kukurema yakugishije inama kuko ubwiza yaguhaye ntabwo wamenya ko uri umwana wa mudugudu
none ntabwo uzi ibintu by'imanzi iminsi bimbaho kuva cyagiye nakubona indura yanitse kwa ya nuko ibyanze kumva mu maso inseko yangize nigeze musekera wera ntabwo ubyibuka se shamba sa neza byatari kabisa ubu ndasa neza cyane usa nasa neza kurusha abantu byihore reba umusatsi wawe kutamenya kuri wo mu cyaro ahubwo urabona iba yarangiritse Iba yarangiritse. kwikorera inkwi n'ibiki ntabwo abona mwebwe yarangiritse mugendana ibiteleviziyo mu ibi televiziyo se ibi ni ibiraho reba nk'agashanete wambaye kora ari keza ubu none ugeze i Kigali kusa gutya none uje i Kigali imodoka zajya zigongana kubera kuva wowe niko ngo witwa nde? Nitwa Simoni Bagabe uturutse yese ku Gikongoro. Gikongoro? Gikongoro ni iwanyu? Yego. Intasi waje kumara iki? Aje gushaka akazi. Ushaka akazi? Yego. Wavuye ryari se iwanyu aho ku Gikongoro? Naye ngenda Abantu barabizi se? nahuye n'abantu banyaka igikapu banyaka n'inkweto n'izi nambaye nazitoragura muri borodire ahantu mama ntabwo akiriho ababyeyi Witabye Imana. Ihangane ihangane sibyo? Ndi ukiri umusore mwiza kwiriye. Ihangane. Reka bazane imodoka tugenda sibyo? Ihangane ihangane. imodoka Ufite ibyangombwa se? Indangamuntu. wenda reka nyakwereke Oya wikigora nta kibazo. posita nyuranye cyo kujya nshonje icyo kintu kimbitira byose Ihangane kigaragara byawe. Ushoboye gukora? kuri nta kazi na kamwe nasigaye gukora nakoze kwenza ubu ndabona imodoka ifite. Hano ntabwo rero yambarika kubera ko ari mu muhanda. Ihangane ushyiremo akabaraga duhaguruke ndabona imodoka ije. Aha ngaha ntabwo yambarika. Baby uretse Eyo, kibondo cyawe wiyicariye aha? Ayiwe. Yo. Disi. Uri kumera neza? urebye Muzaniye akantu kuri gukinisha. Rega kibondo cyanjye ndagukunda. urakoze Ntukazajya untinya. Ndi umwana mwiza. Buriya mwana wanjye ntabwo ari ikibi mba nkwifuriza kuko ubuze uriya muhungu uranamukubuzaga ngira ngo uzagire imbere hazaza heza. Uriya muhungu yari ingegera, yari umuntu utagira ikintu akugezaho, kandi uri agakobwa kamonyoye buriya n'umunyamahanga yagushaka erega. Baranjye numva ngo ni abadiyasipora
ubundi niwe nzagushyingira naho rangegera nyireke igenda ipfibore uzabona umugabo w'umuzungu sibyo se karame kibondo cyanjye mbaza mva ndahari ku bwawe rwose kuva nakura ntarabona papa wanjye mama Isso. Isso. Ma, umeze neza? Ma, Isso. umeze... Ma!